ariko nubundi uzagumamo, nta muntu uzagusohora. Uzasambana ariko nta n'umuntu uzakubuza kuririmba, reka da nawe. Ariko ujye umenya ahantu wicaye, menye yuko umeze nk'iyibasi idoze. Nta muntu uzakubuza, munyikirize ngo amen. Nta muntu uzakubuza guhanura. Ariko nubu kibitse forode mu mutima, ujye umenya yuko umeze nk'itasi yacitse umukondo. Nta muntu uzakubuza kuyobora nawe, ariko ujye umenya yuko utari igikoresho gitunganyirijwe iki imirimo myiza. Se murahari ngo mukirize ngo amen. Tugiye gusenga Imana. Haya, byatangiye bite koguraga umupira wa 300 ukagura n'uwa mugenzi wawe, ukaba usigaye ubasha kugura baze, ukaba udaheruka no kwambika umukene London. Ariko yavuze ngo kera bamwiringiraga. Hano fitemo abantu twasangiye, tusangira ubusa. Haleluya. Nawe rari sarabizi twaraburiye turanabwiyongeza, ariko naha turacyahari. Munyikirize ngo nituvuga kera ni muhacece kumva ukuntu bari. Muzababwira Imana mwabonye ari ninjoro, muzababwira Imana mwabonye ku manywa. Ba Miriyamu ntimuzaceceke, aya mateka nta sibagirane. None ubu mwaratinye no kuvuga ko ibiryo byaje iwanyu ari Imana yabizanye, byarabananiye kubibwira abana banyu. Nibura ngo bamenye ko hari Imana igabura, nabyo warabicecetse. Reka mbaganize mfite akadisipurine gake. Kanitonde mo gake. Munyikirize ngo amen. Kera, haleluya, ni kera utafashe umuntu ubicishije ku rubuga. Ni kera udaha umuntu igitenge ngo ukurikirane yuko yanacyambaye. Ni mugarura kera muhavuge mweruye abana tubyaye bahamenye. Nibura bamenye ko ako gasura wakagize umunsi winjiye mu rusengero. Nibura bamenye yuko umunsi wabonye inzu yavuye hano ku mavi. Mu gihe kizi imbere nabo bazayisenge bavuge bati Imana ya data. Nibura muyivuge abasore b'urubyiruko be kwiroha. Niba niroha bazamenya aho bagarukira, niyikubita yazavuga ati Imana ya mama. Munyikirize ngo amen. Niroha yavuga ati Imana ya data, hitagaruka yirukanka aravuga ati numvise avuga ko ishobora no kwica. Nibura bayoborwa n'umwuka bafite amategeko bagenderaho. Niyo mpamvu muzahura akavuga ati burya sinanga ubushera. Wamubaza utese kubera iki? Ati ntawe mbubujije ariko numva umwuka atayanyemerera. Sifa kwa Mungu. Abantu bumva ijambo ry'Imana ryanyaryo. Murahura asengera kwa Gitwaza, wamubaza utese kutisukisha nk'abandi. Byatangiye bita kugira utisukisha. Ati simbikora mba numva umwuka wera yarabitu. Bafite amategeko. Umusanga muri Katolika arimo avuze ipendo, ukamuguta ariko sibyo wabitangije ryari. Akavuga ati mba numva kavuga neza, mba numva umwuka ari muri ko. Roho Mutagatifu mba numvira. Abantu yabahaye andi mategeko aba mu mitwe no mu mitima icyarimwe. Naho ibintu byo kutwiha ngo twambara ngwinguti yango twambara ibitambaro mutuvane mu kanwa. Twebwe singuye umudivantiste uzamure singuri ntumubona ukuntu abyina aha ngaha, afite amategeko yahawe n'umwuka wera. Habemeye kubwirizwa nawe bafite ayandi atari ayandi mumenyereye. Tugendera ku yandi atari ayandi muzi aba depense. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo ndabashoje mu izina rya Yesu. Nitwa Yatobariye Germaine. Ndubatse ndi umubyeyi kubera Imana, mfite urugo
mfite umugabo, mfite n'abana, ndi umukristo wa hano. Yesu aduhana umugisha. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba muri iri torero, muri iri teraniro, kandi Imana ibihererwa icyubahiro. Hanyuma ndashimira n'ubuyobozi bw'itorero ryacu buba bwagiriye icyizere umuntu witwa Yatubabariye. Imana ibaha umugisha. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Turasoma igice cya kabiri, dusome duhereye ku murongo wa 20. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, turasoma igice cya kabiri. Nitumara dusome duhereye ku murongo wa 20 tugeze kuri 21, twumve icyo Umwuka ashaka kuvugana natwe muri iri jambo ry'Imana. Dusome. Haravuze ngo ibyerekeye kwirinda impaka, niko umutwe w'amagambo uvuze. Bibiliya iravuze ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro naho ibindi bigakoreshwa ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeze akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza. Amen. Nibyo nsoma byonyine, nyuma yanjye haracyari undi mwigisha, kandi ibintu mwasomye ubwanyu ntimubimare, sinjye uje kubimara. Yesu aduhana umugisha. Mbaye ntashyo za bene so mu matorero atandukanye, muzakire. Hanyuma ndashimira Imana kubw'abantu mwese muba mwaje mu nzu y'Imana. Imana ibaha umugisha uvuye mu biganza by'Imana. Nubona uhawe umugisha n'Imana ugacika isi hanze, ukabona ubaye hano naho yaba amasaha 2, ujye uha agaciro umwami aba yakoze. Haleluya, haleluya. Tuba turirimbye indirimbo y'169 ivuga ngo Mana nk'uko wafashaga abasogokuruza niko natwe uzadufasha mu myaka iri imbere. Niko umuririmbyi yaririmbye. Ravanga umuyaga w'ishuheri urawuturinda, uzatubera ubuturo budashira iteka. Igitero cya 3 kiravuga ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Munyikirize ngo amen. Dufite abantu barimo badutera igitutu batubwira ngo kera. Mwahara ukakubwira ati kera nasengaga 7, mwahura akakubwira ati kera twasengeye umusaza arakira, mwahura akakubwira ngo kera ngo mbese bafite uburyo badukangamo. Munyikirize ngo amen. Tuburya guteramo ikintu cy'ubwoba, ukavuga utese ko kera yazuraga abantu, nge ndavuga iki? Bihwanye no guhinguka muri iri teraniro, biragaragara rimeze neza. Ni nko guhinguka aho Pawulo amaze kuzura utuku, ariko ndibwiyeranje. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Impamvu mbivuga nuko imiti ya malariya ibuzemo ibigabanya umuriro ntago iba yuzuye. Iba yuzuye, reka n'aka gaparasitamoro tukanywe hanyuma imiriro igabanuka. Munyikirize ngo amen. Noera mwahura akakubwira ngo kera najyaga mbwiriza ibiterane, nkava Cyangugu nkava Kamembe nkagaruka i Kigali, nava i Kigali nkajya Kayonza, nava Kayonza nkajya Kabarondo, ugasanga isi yose yarayimaze, ariko akaba arimo avuga hehe? Ese kubera iki bavuga kera? Munyikirize ngo amen. Bavuze ubu kera murahashaka wiki ko ntawe uhazi? Ko nabo muhuye batamenya kuri uwa kera? Ko ibirango bya kera wabivanyemo? Kera mwahihoreye tukivugira ubu ngubu. Munyikirize ngo amen. Murahura se murahari? Ndashaka kuvuga akanya gato sintindaha, ariko yaririmbye ngo kera abantu bamwiringiraga
bari mu mahoro. Ese ni bande kera? Ese ni bande basogokuruza? Ese ni bande? Amen. Sogokuruza wa mbere tuvuna ko ari Abrahamu, umusaza wubahaga Imana, inshuti y'umwami. Munyikirize ngo amena. Hari ibintu yemera ko bimubaho, abyemerera Imana. Imbere y'Imana arambura amaboko aravuga ati ndabyemeye. Icyambere yemeye kuvugana n'Imana, arayumva. Icya kabiri yemera kuyoborwa n'Imana, agenda imbere yayo. Icya gatatu yemera kwitangira Imana, amaramaje amariramo nabe bose. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Ni kera utaramenya guhagarara hano. Se munyikirize ngo amen. Ni kera badirije batarakuramo Iyeze, bakatureka tukiririmbira nk'ibiyongoyongo ariko tukaririmba. Yabyumva ikavuga iti nibyo nabyo birandyoheye. Naho baziye gukuramo Iyeze, uriyeranje ugahagarara ku nkweto ireshya gutya. Noneho n'imyenda ukifunga, nibura ku buryo bari bubona ko uri umurida mwiza. Uriyeranje n'ibitambaro ugashyiramo bitatu, nibura kugira ngo bize kugaragara neza. Ugakontorora ijwi, ugakontorora inkweto, ugakontorora bita y'indirimbo, ukanashaka uburyo uri bwumvire dirija ku buryo utabivamo. Ndabona ahubwo uyu munsi dufite akazi. Munyikirize ngo ndi kubona mufite akazi pe. Munyikirize ngo amen. Reba ibyo bintu umuntu acungira rimwe, ugacunga bita, ugacunga igitambaro ngo kitavamo, ugacunga inkweto ndende ngo udahirima, ugacunga imyenda wambaye nturenze hano ngo idacika. Ntago mbizi pe. Basi mugira akazi keza. Iyo tuvuze kera, munyikiriza ngo amen. Haleluya. Ni kera tutaraza hano, tukicara ku misambi mu rusengero. Ni kera tukicara ku matafari mu rusengero. Munyikiriza ngo amen. Ukicaramo nta kwegama ngo usinziremo gakeya. Nibavuga ngo amen uhituza. Urabyumvise? Ni kera ukicara mu rusengero kuva mu gitondo. Munyikiriza ngo amen. Ni kera abantu bataraba bashomeri mu nzu y'Imana, sentisi taraza, tugifite abavuzi b'ingoma bagera mu 8 n'abandi 20 bavuza amapenda. Abantu bari bafite akazi mu rusengero. None mwe karabashiranye, muregama n'amashyi kuyakoma n'ukubahatiriza no gutera haleluya n'ukubahatiriza. Ariko ngewe sinshaka ko muzivuga, muzihorere. Aho zadukuye turahazi, n'icyo zitumariye turaki. Ni kera abashyitsi bakigusura, ntubare ngo barabona amarido, ntubare yuko bari bubone mu karubaha, ntubare yuko iwawe nta makara arageramo ngo bahagarike. Ni kera ukibaha karibu, mukicara mu mikeka. Munyikirize ngo amena. Mugasangira mu karu, mugasangira amashu n'igikoma. Ubundi kera muvuga ni he? Ni kera utarakunda ibiryo nk'akamamiyo, ugisenga ibiri wemereye Imana mu cyumweru. Ubu hari abantu bari baremereye Imana ko bazajya basenga iminsi 2 mu cyumweru. Ni kera rero. Tubivuga hose bya kera tubigarure. Murebe kuntu twese dusubira ku gice. Nako ngo mwarisobanukiwe. Mukomerezeho tu. Nari ugomba bujije. Ni kera. Munyikiriza ngo amena. Ni kera. Haleluya. Ni kera tutarahagarara ahangaha ngo mudushungure. Muhere ku nkweto twambaye, mwambare ingutiya twambaye, murebe amashati twambaye, amasaha twambaye, muyahe ibiciro. Ni kera. Niho abantu bamwiringiraga bari mu mahoro. Munyikirize ngo amen. Haleluya. Ni kera mutaramenya kuba abajaji, abatanga amanota, ngo tuvuge ngo navuga ngo yakabije, ngo uriya ngo yarafite ngo
apureka nabyihore munyikirize ngo amena. Ariko yavuze ngo kera bakwiringiraga niba bari mu mahoro. Munyikirize ngo amena. Ni kera ukibara abana bose nk'abawe, none ujya kurya umuturanyi ukabirukana. Ni kera nako ngo ubu mwabivanzemo ngo barabaroga. Si ubundi mwasohotse ma ko yari yavuze ngo nimurya ikica nta nicyo kizabatwara. Ubwo butware bubamariye iki? Ntabwo mwumvise ubutware ko no muri gereza bwakoze. None wowe uraha urasenga 3 ugasenga 2 bikemera, ubutware waburambitse hasi kandi no muri gereza bugira gute? Hari kera munyikiriza ngo amena. Utaratangira kwibisha umunzani ngo Kigali byakomeye. Hari kera ngo ndabacyuriye ndatangiye. Niko yaririmbye. Ndashaka ko ibi bintu mubivane ku bashumba, mubivane ku bavuga butumwa, ibi bintu mubyagure ku bahanuzi, kuko nawe ni wowe wabiteye. Iyo udatangira kwambara mini kandi uzi neza yuko kera tutazi, oya mujye muvugisha ukuri n'ubundi tuzapfoshi. Ko wari umuhanuzi mwiza utaramenya gutereka igihuru, ugitega igitambaro ukumva ijwi, ko wagikuyemo se urumva ukiryumvise? Ugushaka ngo ndavuze ngo igitambaro nicyo kizana ubuhanuzi, uzashyiremo n'inzoga. Yari kera munyikirize ngo amena. Umuturanyi agusaba amavuta ukayamuha, yagusaba umunyu ukawumuha, wateka umuceri ukibuka ko n'abana be baburaye. Nicyo gihe none ubonye ukingiranye, none ubonye washije kuwugura, ugura umuceri, ugura gaze, ugura inyama, washyize ufata urufunguzo urushyira mu isaka muti nzajya nsiga mbifungiranye. Uko ibijumba utabikingiranaga. Haya byatangiye bite? Byatangiye bite? Kuguraga umupira wa 300 ukagura n'uwa mugenzi wawe, ukabusigaye ubasha kugura baze, ukabudaheruka no kwambika umukene London. Ariko yavuze ngo kera bamwiringiraga. Hano mfitemo abantu twasangiye, tusangira ubusa. Haleluya. Nawe rarisarabize. Twaraburiye turanabwiyongeza, ariko naha turacyahari. Munyikirize ngo nituvuga kera ni muhacece kumva ukuntu bari. Muzababwira Imana mwabonye ari ninjoro, muzababwira Imana mwabonye ku manywa. Ba Miriyamu ntimuzaceceke, aya mateka nta sibagirane. None ubu mwaratinye no kuvuga ko ibiryo byaje iwanyu ari Imana yabizanye, byarabananiye kubibwira abana banyu. Nibura ngo bamenye ko hari Imana igabura, nabyo warabicecetse. Reka maganize mfite akadisipurine gake. Kanitonde mo gake. Munyikirize ngo amen. Kera haleluya. Ni kera utafasha umuntu ubicishije ku rubuga. Ni kera udaha umuntu igitangira ngo ukurikirana yuko yanacyambaye. Ni mugarura kera muhavuge mweruye abana tubyaye bahamenye. Nibura bamenye ko ako gasura wakagize umunsi winjiye mu rusengero. Nibura bamenye yuko umunsi wabonye inzu yavuye hano ku mavi. Mu gihe kizi imbere nabo bazayisenge bavuge bati Imana ya data. Nibura muyivuge abasore b'urubyiruko be kwiroha. Niba niroha bazamenya aho bagarukira, niyikubita yazavuga ati Imana ya mama. Munyikirize ngo amen. Niroha yavuga ati Imana ya data, itagaruka yiruka aravuga ati numvise avuga ko ishobora no kwica. Nibura
none murimo murabakundisha imodoka zinaha, murabakundisha amazu y'inaha, murabakundisha abakobwa bize gusa nk'aho aba bakena ari impunyu. Abakobwa murimo murabaroha, murabakundisha abasore bafite amazu, bafite amamodoka, bafite ibyo bakora, bafite aho bavuka, ukagira imfubyi, ukagira ngo imfubyi zo zari ibimanuka n'izagize ababyeyi. Icyo muri gukora cyonyine. Namwe rubyiruko murimo aho kwigira ku banyantege bize gusenga bababwira ukuri beruye, murakunda babamemetereza, bababwira bati mama mukomeze mwambare gutya, mukomeze mugende gutya, nimukabishinge n'abakecuru. Namwe ntimuzagera kure, ntabwo muzagera kure. Nimwirengagiza amateka y'ababaruta ntabwo muzagera kure. Ariko kera, haleluya, yanavuze ngo kera ngo abana b'Imana bateranaga kera, ngo ibitabo kera ngo bateranye, munyikirize ngo tutodapfa niki. Kera ngo bateranye, munyikirize ngo amen. Ngo ibitabo byo mu ijuru ngo byarabumburwaga, ngo Imana ikanezezwa no kumviriza icyo kiganiro, ngo bigahita byandikwa. None murabareresha TikTok, mukabareresha bijiya bijyana basabi, mukabishirira bakajya mu bitara. Use nibye Imana izibuka? Ubusabana bazaririmba kera cyuhuyu munsi, abasaba bari muri 2030 bavuga bati kera kuri sheri, bazaba bari kuvuga iki? Nibihe bintu bazavuga? Nibihe bintu bazatandira bakavuga bati kera muri sheri twajyaga tubibona? Mureke tureme ibintu bazavuga. Haleluya, munyikirize ngo amen. Haleluya. Haleluya. Ntabwo nababwiye nyikizwa, nyiza gukizwa, nahise nandi yogoshesha nega igitambaro, ubwo mitangikunda. Nta Mana yigeze imbwira ngo ntuzakuremo igitambaro. Igitambaro numvise ari umwambaro wanjye wa buri munsi. Umunsi umwe abagore b'iyi minsi njya gukenyera, barambwira bati Jerime vanamo urwo rutambaro, ntutuvangire, vanamo tatwicira amafoto. Ngo ubu rusigaye rwica amafoto, mujye muruvanamo. Ngo rusigaye rwica amafoto bako, mujye muruvanamo. Ngo rwica iki? Urutambaro barambwira bati Jerime vanamo. Bandusha amajwi, ndavuga nti ne kubikina nahari. Urutambaro nduvanamo, baba barasokoje pya iminota 2. Naho wambwita isokoza ibyo bintu ndakwishyura, sinabishobora. Se muri aya materaniro, hanyuma tuba dusohokanye umugeni, shyira umukenyero ku rutugu, ndasohoka. So ndasohoka, mama nzi kugenda gahora se. Munyikirize ngo amen. Sohoka n'ubundi nk'uri kubwiriza, batese kuri kudusiga. Ngenda gake ngo ngere imbere, sanga abakameramani nk'aba bari imbere yanjye barimo bameze batya, abafotora nkuriya nabo bameze batya. Noneho umwe yahise agikubita kuri stati, umwana umwe yahise amamagara, abonye urwo rufoto ahita amamagara ngo Jerime rutwe ni kuri kuntuka, ati ndakubwiye ko urwo rutwe rwe hari ukeneye kururebamo. Ndamubwira none ko ndi mu bukwe se muri hano, arambaza ngo mbe Jerime ntikarame, misiyo yawe hano ku isi ni iyihe? Ndamubwira niyo guhindura abantu benshi kuri Kristo. Ngo none wabahinduye cyangwa baguhinduye? Ntibampinduye. Atatura, arambwira ngo wagombaga kubabwira bose bakabitega cyangwa ibyo bintu ukabyihorera. Ndatura. None rero ngo wagikuyemo ngo warisobanukiye ngo ntacyo bitwaye, bizajya bikugaragura, ntuzongera kurota, ntuzongera kumva ijwi, bizakugaragura hadi mwishu. None utetse ko ari ibintu nta kintu gatwaye tu, usibye rero navuze ngo uzongera cyangwa uzagabanya. Kandi abantu babatije mu mwuka we, bumviye umwuka we, umwami yanditse amategeko mashya mu mitwe no mu mitima yabo.
giheburayo handitse. Haleluya. Abantu bujujwe umwuka wera yabahaye andi mategeko mashyashya avuguruza ibyo Mose yari yarasezeranye. Mose yari yaravuze ko uzafatirwa mu ikosa, mu cyaha, abagabo batatu bakamushinza, ngo batatu bonyine bakamushinza ngo bahitaga bamwica. Yesu ashe ibyo bintu abikuraho kubw'igitambo cye kizima gishimwa, atumenera amaraso. Munyikirize ngo amena. Iby'ibitambo by'ibyaha n'iby'ibitambo byose abikuraho, atamba umubiri we nk'igitambo kizima, ngo guhera ubwo ngubwo atanga isezerano ry'amaraso. Haleluya. Abantu yahaye umwuka wera yahise abaha n'amategeko yabo bagenderaho bwite. Rimana bayoborwa n'umwuka, bafite amategeko bagenderaho. Niyo mpamvu muzahura akavuga ati burya sinanga ubushera. Wamubaza utese kubera iki? Ati ntawe mbubujije ariko numva umwuka atayanyemerera. Sifa kwa Mungu. Abantu bumva ijambo ry'Imana ryanyaryo. Murahura asengera kwa Gitwaza. Wamubaza utese kutisukisha nk'abandi. Byatangiye bita kugira ngo utisukisha. Ati simbikora mba numva umwuka wera yarabitu. Bafite amategeko. Umusanga muri Katolika arimo avuza ipendo, ukamubwira ariko si byo wabitangije ryari. Akavuga ati mba numva akavuga neza, mba numva umwuka ari muri ko, Roho Mutagatifu mba numvira. Abantu yabahaye andi mategeko aba mu mitwe no mu mitima icyarimwe. Naho ibintu byo kutwiha ngo twambara ngo ingutiya ngo twambara ibitambaro mutuvane mu kanwa. Twebwe singuye umudivantiste uzamure singuriye ntumubona ukuntu abyina aha ngaha, afite amategeko yahawe n'umwuka wera. Habemeye kubwirizwa nawe bafite ayandi atari ayandi mumenyereye, tugendera kuri yandi atari ayandi muzi, aba depanse. Haleluya. Bagihabwa umwuka wera yabahaye andi mategeko, niko mpamvu uzajya ubagenda ubareba akamubaza utari ko seko ko tubona utisiga agapuderi nk'abandi. Ati sinabuza yo kukagura ariko mba numva umwuka. Kamasitase munyikiriza ngo amena. Kamasitase kuko ndi bitambaro cyane. Ati mba numva iyo nsenga ngiteze mba nuzuye. Sifa kwa Mungu. Kamubaza utese kuki ukunda kwiriza ubusa. Kavuga ati iyo niyirije ubusa niho nshyikirana nayo. Ukamubaza utese muri wowe kuki hakunda kubamo indirimbo zo kuramya. Akavuga ati mu kuramya mba numva ariho nyifite. Yabahaye andi mategeko. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Bibiliya ivuze nguki? Haleluya. Umva ukuntu Bibiliya ivuze. Yavuze ngo mu nzu y'inyumba iki aravuze ngo ntihabamo ibintu bimwe gusa. Aravuze ngo habamo ibikoresheje ibiti, ibibumbye mu ibumba. Se murahari ngo mukiriza ngo amena. Habamo n'ibikoresheje ifeza n'izahabu, kandi byose ngo nibikora imirimo imwe. Ngo bimwe bikoreshwa imirimo iteye isoni, ibindi bigakoreshwa imirimo y'icyubahiro. Munyikiriza ngo amen. Nuko aravuze ngo rero umuntu naramuka yiyejeje yarangiza akitandukanya nibi. Twarangiza twakwanga burusheti ngo ziririwe mu kabari ngo tukabye ikirokore. Shato ahubwo ndabitangije. Ngwese ngo ko kuti mutagendana n'abapagani nabyo ndabitangije. Ba numva afite andi mategeko. Munyikiriza ngo amena. Haravuze ngo yava ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira z'abanyabyaha, kandi
ahubwo amategeko y'Imana akaba ariyo yibwira, kandi amategeko yayo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Sifa kwa Mungu. Umuntu nk'uwo nawe ujye umuvuga nabi, kuko nubigerageje ntagubwa neza. Munyikiriza ngo amena. Ntarakizwa nari ikintu iwacu badakeneye. Ngo nako muzagashyira. Munyikiriza ngo amena. Bambwiraga kuza nkagenda, bambwira kugenda nkaza. Bambwira kwicara nkahaguruka, bambwira guhaguruka nkwicara. Donc nari ikintu kidagize gute, kidakenewe. Ariko bitavuze ko nari umwana wabo. Naho nagenda mwiba imyembe, naragarukaga nyine akavuga ati n'umusinzi ariko ni uwacu. Yaraborewe ariko ni uwacu. Muyikirize ngo amena. Yaraborewe ariko nisi. Inzu umwana wagize umurengwe igihe kimwe, ahaguruka mu rugo rw'iwabo haza amatunda, haza amati wabo bamukamiraga, ngo ajya mu gihugu cya hehe. Ibintu bye ngo amaze kubya yaragaruka, mabe tagaruka hehe iwabo. Ese aravuga ati yaraborewe nubwo umunani yawuriye ariko n'uwanjye. Nubwo yari iki? Ego nabanje Imana. Amaze gukizwa nibwo nahindutse umuntu, nibura umuntu yakandiraho mu gihe amukeneye. Munyikirize ngo amena. Hanyuma rero kuba uri muri uru rusengero biravuze ngo urakishijwe, ariko ntago impamvu mu rugo iwanjye afitemo amatasi yamenetse imikondo, kandi aracyari iwanjye turacyayakoresha. Jya kubona ukabona umwana yayiteruye, kanifashishije ukabona umwana yayiteruye ari kurinyweramo iki, igikoma, kandi ryaramenetse iki, umukondo. Urabyumvise? Wamubona kandi kiba hehe, kiba mu rugo sindakishugunye. N'idongo yamenetse ukabona yizanyeho iki, yahongotseho gake, kandi nayo iba hehe. None mfite n'amabase yamenetse barayadoda, nayo aba hehe. None mfite n'itoroshi ikoropa hanze inyuma n'ikoropa mu nzu, nazo zombi ziba hehe, mu rugo. Shani hazagira ongera kugukoma, nushaka ingutu zazamura zigeze munsi y'ikibuno, niba kanagukome guhera. Tumaze kumenya aho werekeye, ni mu madongo yacitse imikondo. Se kwa numva muta. None se munyikirize ngo amen. None iwanjye sifa kwa Mungu. Harimo nandi matasi meza, mushumba yansura nkayakurayo nkayamugaburiraho. Hariho nandi, haleluya, hariho n'ibindi undi muntu nawe yansura nkabikura nkamugaburiraho. Sifa kwa Mungu. Noneho muri urisaro hamanitsemo televiziyo, n'umwana iyo ari gukina ntago ayikiniraho kuko ni ikindi kintu. Se ko mutanyumvise? Iyo ashaka gukinira, ashaka gukinira ahandi kuko ni igikoresho cy'umumaro. Munyikirize ngo amen. Ariko uramutse wiyejeje ukitandukanya n'ibidatunganye, umugaba umutambyi mukuru uyoboye inzu yera y'Imana yiyemeje kukwimura, akagukura mu bikoresho by'ibiti, akagukura mu bikoreshwa by'ibumba, akagutunganyiriza kuba ikintu cyiza gitunganyirije imirimo myiza y'Imana. Munyikirize ngo amena. Nta muntu uzakubuza kuririmba, uzaririmba ari kuri dongo icitse umukondo. Ariko kandi unahogoze ntacyo. Ariko yarashyizemo amahitamo abiri. Yaravuze ngo ni witandukanye, nta kindi kintu muri bupfe. Nushaka ubuvuka pfiye ku gikongoro nta kibazo. Nushaka no kwambara bogisi ube warabyigiye inaha ntacyo bimutwaye. Nushaka ube waraje wambaye bote ntacyo bitwaye. Nushaka ube wapfiye mu ndobo aho abantu batatitwiteza kugera. We yaravuze ngo ni witandukanye. Haleluya. Munyikiriza ngo amena. Haleluya. Yaravuze ngo umuntu naramuka yitandukanyije n'ibidatunganye azaba kimwe muri ibyo bikoresho tugiye gusenga Imana.
n'ubundi uzagumamo, nta muntu uzagusohora. Uzasambana ariko nta n'umuntu uzakubuza kuririmba, reka da nawe. Ariko ujye umenya ahantu wicaye, menye yuko umeze nk'iyibasi idoze. Nta muntu uzakubuza, munyikirize ngo amen. Nta muntu uzakubuza guhanura. Ariko n'ubu kibitse forode mu mutima, ujye umenya yuko umeze nk'itasi yacitse umukondo. Nta muntu uzakubuza kuyobora nawe, ariko ujye umenya yuko utari igikoresho gitunganyirijwe iki imirimo myiza. Se murahari ngo mukirize ngo amen. Tugiye gusenga Imana. Ubundi urinde, sa n'ubika umutwe wawe. Yaravuze ngo umuntu we nitandukanye n'ibintu bidatunganye, azamera nk'icyo gikoresho kimwe gusa gitunganirijwe imirimo myiza yo mu rusengero rw'Imana. Ariko kandi nutanitandukanye uzaguma. Ibitorosho se si biba mu nzu? Ibyo bitazi urumva narabijugunye? Ibyo bibase bidoze se urumva afite gahunda yo kubijugunya? Ntabyo nzajugunya gutyo gusa. Reka. Ariko sinafata itorosho ikoropa hanze amabaraza yuzuye ivumbi ngo nyazane mu nzu hari amakaro. Sinakora iryo kosa. Ibyo bintu ze nabikora. Nafata mwarimu se nkamwakiriza, uzahora inyuma n'ubundi. Nafata mwarimu se nkamwakirira ku idongo yamenetse kandi mfite amazima. Reka. Ayo ngayo niyo baje yakura mu nzira. Kavuga uti muyahishe, muvane mu nzira, mwigize ibyo bitorosho byose n'imyeyo byose n'ibirakrete, kandi ibyo nibyo mu rugo nabyo n'ibikoresho. Uhindira inyuma y'igikari ngo abashyitsi batagira gute. Naho iyi vaze reba naho iteretse, munyikirize ngo amen. Naho aka gatutire nta n'uwabyina kerekeraho, nta n'uwabyina agaterura. Ngewe mfite gahunda yo guhinduka nka kariya gatuti, munyikirize ngo amen. Nukwitera nk'urwiri mu nzu y'Imana. Urwiri barurandura hano rukaba rwameze, warurandura hano rukaba rwa, nukumera nk'urwiri mu rusengero. Munyikirize ngo amen. Kurya Imana nitambona mu babyini izajya imbona mu batura, yambura mu batura ikambona mu bagiye gusurana, yambura mu bagiye gusurana ikambona mu bagiye gutabana. Kumera nk'urwiri Emiri we, munyikirize ngo amena. Sa n'ubika umutwe dusenga Imana. Urumva ushaka kuba ikihe gikoresho? Komba mbona bagufanira imirimo ukora kandi nawe ubizi ko ari mibi, urinde. Ni wiyumva ushaka gutunganywamo igikoresho cyiza cy'Imana, uhaguruke dusenga Imana. Imana iguha umugisha. Mwami Yesu abaho umugisha. Ni wumva ushaka gutungana, yarabyemeye. Yaravuze ngo akibamara umva ngo bagemara guhabwa umwuka we, umva kandi kantu kandyoheye. Yaravuze ngo ubugome bwabo bwose ngo ubugome bwabo bwose n'ingeso zabo mbi zose yahise zihanagura. Ako kanya yahise zihanagura. Mwami Yesu arahanagura. Ni wiyumva watunganywamo igikoresho cy'umuririmbyi mwiza, cy'umuhanuzi mwiza, muvuga butumwa mwiza, mudiyakoni mwiza, mukristo mwiza, uhaguruke. Ni wiyumva waraguye, uhaguruke. Ni wiyumva ushaka gukizwa ari ubwa mbere, kuko nanjye hasi ho narindi nahoze ndibanda Nyamirambo. Ni wiyumva uhahaguruka dusenge, tujye gusenga. Ni wiyumva wumva Imana igutunganyije hari ikintu wayikorera, uhaguruke. Ni wiyumva seko ndeba mworoshye imitima, Umwami Yesu arabahamagara. Imana iguha umugisha musore, Imana iguha umugisha. Mworoshye imitima, mwikwikakaza, mwikwikomeza. Hano ni muri ndabyemeye ubundi. Ibintu batemereye mu maboko ya RIB ni mu maboko ya polisi, hano ubundi barabyemera. Hano ujya kumva umwuka wera araje akavuga ati nazahine ninjye wazitwaye, bahita byemera ako kanya kandi baramudishye bikemera. Ni wumva umwuka wera ari ku matwi yawe ari kuvugana na ubwo wakawe. Shanura tugiye gusenga Imana. Urumva watunganywa sa n'uhumirizamo gakeya. Bwira Imana turamutse ntunganyije. Ni wumva hari ikindi kintu yisemo yagutunganyiriza, uzupfukame hano imbere. Wihagurukana mu kigare, yibwira utununganyije nakuririmbira, yibwira utununganyije navamo ubuhanuzi. Ni wiyumvamo ikintu wakora uhita uza hano imbere dusenge. Iramutse igutunganyije ni igiki wakora? Yaravuze ngo ikamutunganyiza gukora imirimo myiza. Banguka hano. Ni wiyuhari ikintu wakorera Imana uhita uza.
niwiyumvamo umurimo mwiza wahita utunganira ukavuga utuye nzajya nkukora. Niwiyumva uze, niwiyumva uze, kuko dukeneye abantu bazadusimbura mu minsi iri imbere. Dukeneye abantu bazakomereza aho tugereje. Turabakeneye. Abakozi b'Imana mwahagurutse mwese mukazana. Mwaje. Imana ifite gahunda yo kugutunganya. Reka kuba nk'ikidongo cyamenetse kandi uri umuririmbyi. Reka kuba nk'igitasi cyamenetse kandi uri umuhanuzi. Reka nawe wisambana byiteka. Umwami yaravuze ngo ibyo nabyo arabitwikira bikubabarire. Kugwa se bisobanuye iki imbere y'umwami? Kutabyemera niryo kosa. Kuba waraguye arabyoroshya, ibyo bintu arabyoroshya. Umwami mbambona ariko akoze mu buzima bwagira imbabazi. Yibwire ngo uramutse untunganyije, upfukamye senga. Sano usenga mu mutima udasakoza. Yibwire uramutse untunganyije gato kankiza uko gusambana, nahita mba umuhanuzi. Kayibwire uti uramutse untunganyije gato kankiza ishyari riba mu mutima, nahita. Yibwire Imana ikeneye abagore bavuga Imana. Imana ikeneye abandi bahanuzi, ikeneye abandi badiyakoni, ikeneye abandi baririmbyi, ikeneye abantu, irabakeneye. Yibwire turamutse untunganyije ya kamere biba muri njyewe ukabiranduramo, nahita mba. Ujye uba umuririmbyi ari kuri ikidongo. Uba umuririmbyi ntibakubwira ngo uririmbe indirimbo uyirangize. Uba umuririmbyi mbese uve hano uririmbe unasomane. Reka ibyo bintu mubivemo, mubivangura. Umwami ntago arya imvange. Ntago waza hano kuri shari imyaka 3 ngo ujye no mu bapfumu. Ibyo bintu ntago babivanga, imvange yazakwica. Ibi byo bihwana no guteka umuceri uri mu amabuye. Ariko ni wiyumva ukumva hari ikintu wakwerezwa gukorera Imana cyangwa ikintu wari cyo ukabyihorera, uhita umubwira utongera unyeze kandi nabo ongera ubitangize, yakongera akakwezi. Arabide pass arabikora. Nabonye abikora byutse abantu baguye bakongera bakabyuka. Ibi bintu narabibonye, yongera intege abantu bananiwe n'abasore b'imegenda bagenda bakaruha, ariko abategereza Imana ngo bazasubizwamo intege nshyashya. Ibi bintu nabyo numvise ijambo ry'Imana ribivuga. Narishatse ko Umwuka Wera muganira n'uhumiriza windeba aho twaje gusenga. Windeba yibwira turamutse wongeye ukankozaho gakeya nubwo nasambanye, ukongera ukanyeza gakeya, naririmba nkazica imirya. Ongera uyibwira uti nubwo nabaye ibandi, ariko uramutse wongeye ukanyeza gakeya nabuvuga abanyamibabaro bakumva Imana. Ongera uyibwira uti nubwo naciye inyuma y'uwo twashakanye, ariko uramutse unyejeje gake konyine nahita nsubira kuba umunyamasengesho. Yibwira ibintu yakwereza. Tujye gusenga Imana. Windeba sinziramo gakeya, ubibwire ikwezi. Ngiye guhamo mwarimu hadusengera abo bantu Imana, hanyuma turaza gusenga n'itorero twese, twongere twezwe kandi dusenge tweguye imitwe. Kandi umuntu wese ababazwe nuko n'icyo yahemukiyeho Imana, asaba Imana kugira ngo imweze umutunganye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ibabarira, Mana yera, Mana yo kwizerwa, uri Imana Yesu, Mana yo kwiringirwa, se umwami wacu Yesu. Igihe kimwe umugaragu wawe, umukozi wawe Ezira, yabonye ukuntu Abisirayeli bivanze n'andi mahanga. Yesu umwana w'Imana, arangije arababara, agira agahinda, ngo yipfura ubwanwa yigaragura hasi, kuko yabonaga yuko bashatse abagore b'abanyamahanga bakabyarana nabo. Arangije arababara cyane, ariko ngo umuhanuzi arahaguruka aramwegera, aramubwira ati twacumuye ku Uwiteka Imana, twashatse abagore b'abanyamahangakazi, twabyaranye nabo, twimuye isezerano ry'Uwiteka Imana, twayimuye mu mitima yacu, ariko noneho haracyariho ibyiringiro yuko Abisirayeli bakira. Ngo nimuze tujye inama n'Uwiteka, dusende abagore b'abanyamahangakazi, inshoreke
dusende n'abana babo twabyaranye, niturangiza tugirane isezerano n'Uwiteka, kuko haracyariho ibyiringiro yuko Abisirayeli bakira. Nyiringabo Imana, Hallelujah. Nyiringabo Imana, abinenewe baciye bugufi igihe kimwe, barangije imbabazi z'Uwiteka Imana zibabonekaho. Birika tubwira ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, urabihindura umweru bise na sheregi, urabihindura umweru bise n'ubwoya bw'intama bwera. Ngo nimwemere mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ariko twe ntabwo turi muri uwo murongo wo kutumvira Uwiteka. Uyu mwanya twumviye Uwiteka Imana yacu, turashaka kugirana nawe isezerano. Abo bapfukamye imbere yawe, reka basende mu izina rya Yesu. Abameze nk'amatasi yakuweho imikondo, abameze nk'amadongo yamenetse babaye ingoroji, abo ngabo hariho ibyiringiro yuko icyo kibumbano wakimenagura, ukakibumba nk'uko ushaka, ukakiremamo umutima ushaka, ukagishyiramo umutima wubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo. Aba babyeyi, abagabo, abasore n'abakobwa, umuntu wese uciye bugufi imbere yawe arashaka kugirana nawe isezerano. Ibyo yaba yaragucumuyeho byose, uri Imana ikiranukira kubabarira, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, yibuza kugira nabi. Guca bugufi kwa Nineve kwatumye bababarirwa n'Imana. Nubwo Mwami Imana Yona yababajwe nuko baciye bugufi, yarazi kugiye kubarimbura, ariko imbabazi Gloria, haleluya, zibabonekaho. Urabeza, urabatunganya, urabeza, urababoneza cyane, urabeza. Igihe kimwe Yesuwa umutambyi ngo yaje imbere y'Imana, Satani aramwitegereza, abona umwambaro wari w'ibizinga mubi mubi. Ibyo Satani yavugaga byari byo. Inzandiko yazamukanye imbere y'Imana zarizo, ariko ayiwe Mana we, ureze ugatunganya, turagushimiye. Arangije uramubwira ngo mva imbere Satani, dore uyu ameze nk'umushumu ukuwe mu muriro, utegeka ko bambura Yesuwa ibyo byamvagara, ibyo byenda bibi, bakabimukuramo, ngo bakamwambika igitambaro cyiza n'ikanzu yera. Urangije uhereza Yesuwa isezerano, wongera kugirana ubumwe na Yesuwa. Niyo mpamvu muri ibyo 120 yaririmbye neza, aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana dufite umuvugizi, utuvugira ku Mana. Uwo ni umukuru w'abatambyi, uwo yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri mu mutima we. Ariko arangije araririmba, aravuga ngo Satani yaje akanyibutsa gukiranirwa kwanjye. Satani ni umugome, Satani ni mubi, Satani ni umubisha, Satani ahora azana amajwi, Satani ahora yibesha abantu, abashyira muri rwa ruzitiro rwitwa bwihebe, abereka irimbukiro ko bazarimbuka, abereka ko nta mbabazi Imana igitanga. Ariko twamenye ibanga yuko uyu muntu abaza kwihana ibyaha akaturira Imana, ababarirwa. Noneho ngwiteka yambonyeho amaraso ya Yesu, ntabwo ancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi, yarancunguye kugira ngo mbuwe, niko kunyishingira. Dufite umwishingizi watwishingiye. Iyo tumaze kwihana ibyaha n'ibicumuro, duhabwa umwambaro wera, duhabwa imbabazi n'Uwiteka. Turavuze ngo iri teraniro rero, kubw'ayo mabaraso yawe Yesu, kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva, twakiriye imbabazi zawe zivuye mu maraso ya Yesu, zivuye mu bikomere Yesu yagize, zivuye mu ikamba ry'amahwa wambaye, zivuye muri ya macumu yo mu rubavu,
zivuye muri ya misumari yo mu biganza, zivuye muri ya misumari yo mu birenge. Uyu mwanya tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, umuriro w'ijuru turimo, imigisha yo mu gakiza k'Imana niyo twiteguye mu izina rya Yesu. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Kandi tugisenga tumaze kwezwa, mushiki wacu wanyujemo ijambo ryawe, turamusabiye umugisha, umwongerera imbaraga, umwiteho cyane, usubiza wakuye, komeze kumugira ikigega cy'umwuka. Kandi uko turi imbere yawe, uko tumeze gutya, impanda nivuga tuzayumve, tuzajye kubana n'Imana, tuzajye kubana nawe. Aya maraso ntakabure kuboneka kuri twebwe ya Yesu, ntakabure kutweza iteka ryose. Ajya tweza turi mu nzira tugenda, ajya tweza turyamye turi iwacu, ajya tweza tugiye ku isahani turimo turya, ajya tweza turi kwiyuhagira muri dushe, ajya tweza turi mu nsengero, ajya tweza turi mu murimo muri munsi. Aya maraso ya Yesu ajya dutunganya iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.